ororororororororo ibaba we ninakuze mukobwa nawe arankunda yanyandikira akabaruwa nkabura uko ngasoma nkajya gusomesha abasomera bakansomera abancinege ngo nta n'ubwa nkunda ngo nta n'ubwa nkeneye nta kadobo bisanzwe ndumva izo zagize ka kantu iyo ni kutigabira gatsindwa nayo Ikigabo Kigisambo ngo bazigeza mu rugo umugabo akaba yinjiye mu kikoni yewe agatangira kuziba irinde kuba ikibazo ku bantu aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo kemura ibibazo by'abantu yewe n'umujyi ntitubyumva kimwe genda Kigali urananiye utazi gukora agezwa no ku abapanga turananiwe washaka iki mwabantu we ndahari muhumure ndahari. Yes, reka tubasuhuze mwese aho muherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye tubifurize kugirirwa neza n'Imana amahoro n'imigisha bigiye bikomeza bibomaho umunsi ku wundi. Ni Gacha TV aho tuba tugenda tubagerera hirya no hino muri byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi tugenda tunababwira ko ari byiza kuba wakora subscribe mbere ndetse ukaba wanageza ku bandi ibiganiro tuba tugenda tubakorera kugira ngo barusheho nabo kugenda abaryoherwa nkuko nawe uba waryohewe. Turi kumwe n'umuntu tutari butinde cyane mvuga introduction kubera ko ni umuntu ukumbuwe cyane mu myaka myinshi yagiye ahitinga n'uyu munsi ahamya ko atarahitinga ariko genemeza yuko ahamya ko agihitinga ariko genemeza ko yazimye. Ni papa w'abakimaze ubita Faruku, muramuzi mu ndirimbo Ikigabo Kigisambo Cyabariraga Inyama Kumugoz, muramuzi mu ndirimbo kutigabira gatsindwa kutiga no kunyagwa zigahera asundi wazivugiye so wazanditse ariko ari ijambo rimwe uvuze buriya tutahurizaho ko turi kugira abandi ndakunda kuvuga kandi nta nubwo ndikunda buriya sinzi impamvu umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu yarazi ariko urundi ruhande hazimuwatse none se kuvuga ngo imbabura wayicanye nijoro kayizinya nuri ibitondo yitekera bagamurangarukiye urabyemeye aya ntago ngerigeze nzi nanjye nemeye ko watse ntago nigeze naka ariko umunsi mpamya ko wazimye nge ntago nigeze naka ntago ugeze waka nge narahanze ndamenyekana ibihangano birashira ntago byashize mu rwego rwo kuvuga ko wazimye warahanze hanyuma ibihangano birashira sije iruzura aho rero ntabwo ari ikiganiro ahubwo ngo wasanga tugiye mu rubanza none se okay nababwiye ngo ndi kumwe na Faruku nibyo buvandi nibyo kabisa ngaho tangira usuhuza abafana bawe ba kera ndabaramukije cyane wenda wasanga harimo nabo mwashuti zanjye mwe ndabaramukije cyane amahoro y'Imana kuri mwese kandi umwaka mushya muhire sika abantu bari bagukumbuye kandi mujye mukunda ino televiziyo yatumye noneho mumbona bazi iminsi muzende mu bintu byinshi ndi mu kazi gasanzwe iyo umuntu amaze kugenda kura afite n'abarimo arakuza sarije ziba nyinshi urumva mugenzi wanjye yapi yego no kuvuga ngo rero buriya ntabwo okay kari akara gake bundi twarukuganira ariko urundi ruhande y'umuntu yahanze abantu bakamukunda bakamumenyera ku ndirimbo runaka bakabona baramubuze niko abanyarwanda babivuga sibyo ako ndaho ndakomeye nta kibazo mfite umuziki uracyahari hari n'imiziki myinshi muri studio amavideo ariko kubera akanya bitewe n'akazi ntago ndabona umwanya wo kuba wenda nabishyira hanze. Uyu munsi turaza gukubita tubangura duhamya mu cyico twikomereza kugira ngo dukomeze dutera abana amatsiko ubutaha nitugutumira mu mwanya urambuye bazarushaho kugukurikirana. Nayo mpamvu turaza guca hejuru nifuzaga ko duhera kuri iki ngiki wabanza ukikora mu gahogo byibuze nko ku ndirimbo ebyiri uririmbaho duke hanyuma bakumva Faruku wabo ubundi tukaganira neza noneho nk'abantu uri abakirana baziranye berekana utwobo. Hari igihe ushaka utwo twobo baradutabye none reka twumve Faruku. Oro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  ibaba we ninakuze mukobwa nawe arankunda yanyandikira akabaruwa nkabura uko ngasoma nkajya gusomesha abasomera bakansomera abancinege ngo nta n'ubwa nkunda ngo nta n'ubwa nkeneye nta kadobo bisanzwe ndumva izo zagize ka kantu iyo ni kutigabira gatsindwa nayo Ikigabo Kigisambo ngo bazigeza mu rugo umugabo akaba yinjiye mu kikoni yewe agatangira kuziba irinde kuba ikibazo ku bantu aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo kemura ibibazo by'abantu yewe n'umujyi ntitubyumva kimwe
genda Kigali urananiye utazi gukora agezwa no ku abapanga iturananiwe washaka iki mwabantu we ndahari muhumure ndahari ayasi ni Faruku anyuze mu ndirimbo nk'icumi mu munota yo highlight ni sawa cyane aha ngira ngo ibi nibyo twababwiye ariko ngira ngo mukomeze kugenda mwandika comment aho hasi hanyuma ubutaha tuzazana Faruku ajya aririmba indirimbo ayirangiza urabitwemereye ubwo kizaba ari igitaramo live kuri televiziyo nyine ujye uririmba indirimbo uyirangize abantu nibaryoherwa bajye hasi muri comment babidusare n'akagitari twaba tugafite yes Faruku n'umuhanga cyane kuri gitari azi kwigita ubutaha noneho nzakuzana ufite gitari nta kibazo okay arabitwemereye kandi n'umuntu wacu hanyuma rero nabasezeranyije ko tugiye kuganira gato ariko tuyaca hejuru hanyuma tuzasasa inzobe nitwongera guhura bitewe nuko tumusanze mu kazi ngira ngo umurimo murabibona bunije ariko uko ari umuntu wacu aratubwira ngo reka tuganireho gatoya Faruku tugusanze mu kazi nubwo tuhagukuye tudashaka no kwerekana byinshi by'akazi ariko muri no minsi uhugiye mu biki mu myaka myinshi abantu ko bakubuze bimeze gute okay muri iyi minsi nge n'ubundi mbandi mu garage ndi mécanicien ma boîte automatique nari narabanje gukora nakoraga moteri ku 9/6 uri anatangiye n'umuziki ariko ndi mécanicien ku 9/6 ukora boîte no boîte naje kubyiga nyuma nagiye kubyiga muri Kenya hafi imyaka igera kuri 11 wize gukora boîte imyaka 11 automatique ariko ntabwo ari ibintu byoroshye automatique wagize imyaka 11 ya ariko ubwo nari nsanga ubundi nkora moteri ku United 6 byo kuroviza n'ibiki kora 6 97 nari narovizaga icyo gihe nari mfite papa niyo twakoranaga muze yarafite garage kubwa bamuvoma ngo Bonaventure n'imbere y'inanga navaga ku ishuri nkajyayo nko kuwa gatanu samedi akaba ari bwo nononjyayo nkakora samedi dimanche yagera nkajya kumesa amasarubeti y'igaraje ryose ntago papa yavugaga ngo umwana we anagomba kumesa amasarubeti y'abenjeniyeri bose nkajyana mu rugo nkayamesa nani sabuni yamaye mukecuru ayibona atari ko papa wawe akangurisa n'umukecuru akabijyamo akabimesa yes ngira ngo narababwiye ngo nzabazanira ingwe mu cyangwa intare nyifasha amatwi ari abantu batari bazi amateka ya Faruku amwe nayo nta Faruku ntago ndi bwifuze ko twinjira muri yo mpamvu mba ndi kuguceho turagenda dukora kuko dufitanye ikiganiro kinini ufite gitari nababwiye ngo abantu bumva baryohewe n'iki kiganiro ndi guhita gucamo mbishaka kugira ngo abantu dukomeze tugenda tubatera amatsiko ubutaha bakore subscribe basharinge banatange comment y'ikintu kibanga kibari ku mutima ubutaha twazaheraho ni Faruku chef w'abakimaze mwagiye mumwumva Faruku niki mu muziki nyarwanda ubona cyataye umwimerere wacyo uyu munsi kintu muziki nyarwanda cyataye umwimerere wacyo twahera no mu bintu bijyanye no kugaragaza ibihangano cyangwa se kubishyira hanze duhereye nko ku maradiyo amateleviziyo n'itangazamakuru ubundi mbere muri za 2000 na kangahe na 17 kuzamura tugitangira kuririmba abanyamakuru bajyaga baza akaza muri studio akakubaza igihangano akaba aragikunze akakijyana kuri radio akumva message irimo akakimurika kikabaho ngaho kigakora abantu bakagenda bimenya no mpamvu abanyarwanda mbashimira nisa ko baranyubakiye izina namwe murimo nukuvuga ngo rero ikintu mbona cyamaze gusa nkaho gita inoza umurongo turimo turabura message kandi dufite abahanzi bashoboye dufite abahanzi bazi muzike dufite abahanzi b'abana banize bafite ururimi baruzi bazi n'ururimi rwabo mu byo baririmba harimo haraburamo ikinyarwanda mu kinyarwanda icyo mvuga iyo mvuze ikinyarwanda mvuga umuco cyangwa mvuga umuco nyine umuco gurawumva cyari cyo uvuga igihangano nyine ukaririmba ibintu bifite message ibintu bizagumaho bizahoraho bizubaka abantu urubyiruko n'uruzakurikiraho ariko uyu munsi urumva hari indirimbo rwose ijya hanze ukumva udashobora no kuyumvisha n'umuntu ukumva muzike ni nziza production ni nziza umuproducer akoze neza umuhanzi yaririmbye neza ari n'umuhanga ariko ugashaka ikintu ukuramo
w'ikinyarwanda ukakibura aho ugasanga nk'urubyiruko ahubwo bo ugasanga umwana arayiririmba ayifite mu mutwe. Mu yandi magambo Faruku uyu munsi abona nta message abahanzi baririmba rwose zarabuze, ahubwo abahanzi baririmbaga mu gihe cyacu nababwira ngo nibongere, ariko noneho n'abangabo ubwabo bahindure, kuko umuhanzi ahora n'undi umuhanzi arandika. Ntabwo umuhanzi avuga ngo araririmba ni batiri ngo arahita ashiramo umuriro birangire. Umuhanzi ahora yandika, bahindura subject, ushobora kuririmba amashyamba, ushobora kuririmba amatarasi y'indinganire, ushobora kuririmba abana bafatwa ku ngufu, ushobora kuririmba uburyo covid yaje n'uburyo yagiye impamvu byabayeho. Yes, ni Faruku tuba turi kumwe hagenda tubwira bikeya, twababwiye ko atatubwira byinshi kuko turacyamufite, ariko kandi turi kwerekeza ku musozo mu mwanya muto yaraduhaye. Faruku nicyo wabwira abantu bwa nyuma kugira ngo tubatera amatsiko ubutaha tuzagutumire mu mwanya muremure? Okay, inshuti zanjye ntahari mbabikiye byinshi, mfite byinshi ngomba kubagezaho, kandi mbarimo ideni mumbabarire nk'inshuti zanjye mwashyigikiye mugatuma nitwanjye. Nyawunda kubivuga ntabwo nigeze ndirimba kurusha abandi bantu, nta nubwo ndirimba kurusha abandi bantu, nta nubwo nzaririmba kurusha abandi bantu, ahubwo ni ukuvuga ngo mwashima ibyo nabakoreye, mushima message nabahaye, niyo mpamvu ngomba gukora noneho hakabaho na evaluation, kuvugura noneho nkanabikora noneho bikomeye kurusha uko mubizi cyangwa uko mwabikekaga. Mbafite indirimbo nyinshi, mbahisha ibintu byinshi bikomeye, noneho akandi gashya noneho mugiye kujya mubona n'ibindi bintu biri muri art yaba comedy cyangwa cinema, ariko ubu ndacyabipanga n'abantu, ndacyabitekerezaho, mbifatanya n'akazi kanjye gasaruka mekanike, mbiha umwanya, kimwe ngiye umwanya wacyo n'iki, ariko kuba mbura umwanya murabizi gushaka umugati ntabwo byoroshye ku mugani wa mico na bro wanjye nani uyu King James bavuga ati mbashaka umugati nyine no gushaka umugati nyine niyo ndimo ndakandika buriya mbashaka umugati. That's fine. Nukuvuga ngo rero niba mari rero Faruku ndacyahari, ntabwo ndapfa kandi ni napfa mafu n'abandi bazavuka kandi muzanashirwe. Yes, Faruku arakoze cyane, Imana imuhereze umugisha kubwira yuko tukomezanije nawe muri byinshi bigiye bitandukanye. Reka ngushimire wowe udukurikiye hirya no hino, ugenda ukubitaho imbamutima zawe kubyo dukora, natwereka ngubwire ngiyo niyo nkunga, ariko kandi bikaba agashingura cumu uramutse ukoze kuri subscribe ndetse ukana sharinga. Nagakeregeshwa gakomeye kadutera ibyishimo byo gukora cyane. Imana iguhereze umugisha. Kuzamura urutoki Faruku twari dusoje. Arukono twaye gumishira ka ngo metresse ngo wowe ngo ndashaka metresse arakantu kamwe nashaka kubwira abantu, sinzi inshuti zanjye, reka mbabwire ntabwo naguze. Okay, umuntu urashaka kubasaba imbabazi? Nazibasabye pe, ndazibasabye kandi mumbabarire rwose, ndacyahari ga Faruku. No kuvuga ngo abambuze mumbonye kuri televiziyo, ariko ushaka nimero yanjye abindaza kuyimuha, azayishiraho ku kiganiro. Ufite umwanya ushaka mekanike, ushaka kugira gute, na habi nawe ndimo ndamwisha mekanike tumaze kuyimenya ndi kugenda nimenya cyane. Nukuvuga ngo rero umbango tuzafenga ruganzu icyo ushoboye ukigisha abantu, ushaka kuririmba zaze. Okay, ubwo umuntu muzabaza kuri televiziyo. Yes, nimushaka ibisobanuro byose muzaza kuri televiziyo. Faruku arakoze cyane. Niba ushaka Faruku andika muri comment uti ndamukeneye, hanyuma mpite mugezaho nimero ziwe byihuse. Urakoze, Imana iguhereze umugisha Faruku. Nawe ndagushimira. Ciao, Imana ikomeze kubagirira neza. Ni Gacha TV. Umwaka mushya.